Reka tubasuhuze inshuti mudahwema kudukurikira, Imana ikomeze kubaha umugisha. Iyi ni cano Amahumbezi, wowe ukihagera bwa mbere ukaba aribwo bwa mbere utwumvise, ukora handitse subscribe tujye tubana mu biganiro. Abandi bahamenye kera kandi abakoze subscribe turabana igihe cyose, ndetse barashima cyane yuko bageze ku muyoboro utanga amakuru yizewe. Akanya nk'aka rero tugarutse kubabwira amakuru. Ni inkuru iri kugenda ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga, inkuru rwose nawe nuyumva urumva ari inkuru ibabaje kandi nawe wumva ari inkuru itangaje. Aha ngaha turaza kuhabona umugabo witwa Balthazar Ngoga, akomoka mu gihugu cya Guinée Equatoriale. Uyu mugabo ni umuyobozi, yari umuyobozi ukomeye muri iki gihugu cya Guinée Equatoriale. Murabizi Guinée Equatoriale ni igihugu giherereye mu gice cy'amajyaruguru ariko y'uburengerazuba bwa Afurika, igice kizwiho rwose kuba gifite n'umutungo, kuko iyi Guinée Equatoriale ifatwa yuko ari nacyo gihugu gifite abantu bize cyane muri Afurika, abantu bakunda kujya mu ishuri. Uyu mugabo rero Ngoga Balthazar akaba ari umugabo wari ushinzwe ikigo gikomeye mu gihugu gishinzwe gucunga no gukora iperereza ku mutungo wa leta. Rero kubera uwo mwanya yari asanzwe afite ukomeye, yagiye awukoresha mu nyungu ze bwite, dore ko yagiye akoramo ibikorwa by'amahano rwose, ntabura kuvuga yuko ari n'ubwiyahuzi. Yagiraga atya umuntu uwo ari we wese wamusabaga serivisi, cyane cyane nka serivisi ijyanye no muri ibyo bigo yakoragamo, yasabaga ko baryamana. Kandi ikibazo kiri aha, umugore baryamanaga yahoraga amwizanira buri gihe. Ntabwo wamenya niba ari imiti yabateraga cyangwa se niba ari imikorere ye mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ariko icyumvikana cyo yaryamanaga n'umugore, nawe ejo akamuzanira undi, ejo akamuzanira undi, kugeza ubwo yakoraga amahano abagore batatu bose bakemera, akabasambanyiriza mu cyumba kimwe. Hariho rero abagiye batanga ubuhamya bagaragaza yuko yagiye abasambanya, ndetse ko ayo mahano yagiye ayakora. Gusa uyu mugabo Balthazar twakwibutsa yuko ari umwishywa wa Teodoro Obiang Nguema Basogo. Uyu nguyu akaba ari perezida wa Guinée Equatoriale, akaba ari nawe umazeho igihe kirekire cyane ku butegetsi muri Afurika, kuko amumazeho imyaka ikabakaba za 40 irenga. Uyu Teodoro Obiang Basogo ni ukuvuga ngo ni musaza wa nyina wa Balthazar. Ahari wenda ubwo bukomerezwa nibwo yahereyeho agashaka kuguma akora amabara muri icyo gihugu cya Guinée Equatoriale. Biri kuvugwa yuko yasambanye n'abagore basaga 400. Namwe nimutekereze, muri aba bagore yasambanye nabo harimo abagore benshi ni ab'abaminisitiri bo muri icyo gihugu, ndetse harimo n'amafoto yagiye agaragara rwose asambana n'umugore w'umukuru wa polisi muri icyo gihugu. Yageze aho asambana na mushiki wa perezida Teodoro Obiang Nguema Basogo. Murumva aho ibintu byari bigeze. Mbega byumvikane yuko abitwa ko ari abagore b'abayobozi bakomeye cyane muri icyo gihugu bose yagiye aryamana nabo, kandi bivugwa yuko yagiye abanduza n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Namwe nimutekereze niba yarabanduje sida, uburyo imiryango yatikiye muri icyo gihugu. Bivugwa rero yuko uyu mugabo ari we muntu ukoze amateka akomeye yo gusambana n'abagore bangana gutya mu gihe gito, kuko nk'uko mubibona ku mafoto uwo mugabo ntabwo akuze cyane, ariko
abagore benshi bagiye bamwishyira akabasambanya. Mushobora kwibaza rero muti byamenyekanye bite ku buryo bamenya yuko uyu mugabo yasambanyaga bano bagore? Uyu mugabo hari iperereza ryamukorwagaho rijyanye nawe no gucunga umutungo, bigaragara yuko yagendaga akoramo amakosa menshi. Noneho ubwo rero hari iperereza ryamukozweho, biza kurangira mu nzu ye hasanzwemo amasede cyangwa se biriya bintu bigenda bifata amajwi n'amashusho, baza gusanga harimo amavidewo agaragaza ubusambanyi yakoranaga n'abo bagore. Ni ukuvuga ngo uko yasambanaga n'umwe mu bagore bazaga bamusanga, abo bose yabaga abafite kuri kamera, ahasigaye akabika ayo mashusho. Uko abo bagore bose ari 400 bagendaga bagaragara ku mashusho y'aho yabagendaga babikorera, kuko bamusangaga ahantu mu biro ndetse n'ahandi hantu yateguye, ariko akaba afite kamera akaguma agenda kamera ibyo yagendaga gukora. Nk'uwo mugore w'umukuru wa polisi yagaragaye rwose ari gusambana n'uwo Baritazari, ndetse hariho n'abandi benshi. Ubwo rero byaje guhita birangira ibyo gukora iperereza ku mutungo w'ikigo yari ashinzwe bije kurangira bifashe n'ibyo ngibyo, kuko ibyo ngibyo byahise bigaragaza n'ubundi bucakura yari afite. Namwe rero murabyumva yuko umuryango wa Theodore Obiang umaze igihe kinini ku butegetsi, bigaragara yuko hari amakosa menshi bugenda bukingira ikibaba. Gusa byaje kugaragara yuko perezida wa Guinea yanditse asaba yuko ibyo bikorwa bikwiye guhagarara, ndetse n'uwo mugabo agatabwa muri yombi. Yaje gutabwa muri yombi, warafunze. Gusa hari umugore bari bararyamanye, yamaze kubona amashusho ye yageze hanze ahita yiyahura. None n'umugore wa Baritazari nawe ari muri koma, amaze kubona ibyo umugabo we yari asanzwe akora mu bihe bitandukanye, nawe ari muri koma, kuko bikekwa yuko ahubwo nawe ashobora kuza gupfa. Abandi bagore rero b'abandi bayobozi bakuru bo muri icyo gihugu nabo amaherezo bazagenda babona amafoto yabo n'amashusho yabo yagiye hanze. Murumva rero ko ari ibintu bikomeye. Namwe nimutekereze rero, mwebwe mudukurikiye muri iyi nkuru, nimutekereze uyu mugabo Baritazari Ngoga ibintu yakoze. Mutekereze niba yari yaranduye nk'ubwandu bwa sida, afite ubwandu bwa sida, mutekereze imiryango amaze gutikiza. Abo bayobozi yarabatikije abagabo babo, kandi abo ngabo ni ababashije kumenyekana, kuko bigaragara neza ko ari 400 n'abandi, ariko ubwo abandi bo hirya no hino ntago wabamenya. Rero murumva neza yuko niba umuntu wundi ari umuyobozi, aba akwiye kwihesha icyubahiro kandi akagaragaza ukuri mu miyoborere, ndetse ntabeho ari uwo gusenya ingo z'abandi, kuko abagabo b'abo bagore nabo bagiye bagaragaza ipfunwe n'agahinda, ndetse benshi bazicwa n'agahinda bitewe n'uko amafoto y'abagore babo azaba yagaragaye hanze. Rero ngo uyu Baritazari yakundaga kugenda yambaye igice cy'epfo, yambaye imyenda imufatiriye imufashe, kugira ngo agende agaragaza yuko afite ibice byo hepfo cyangwa se ibice by'ibanga bisa nkaho ari byiza ndetse bikora neza. Noneho rero abagore babibonaga bagahita babibakukira, ku buryo bumvaga rwose nta wundi mugabo wabanyura usibye. Gusa ngo yanabakoreraga neza, kuko buri muntu wese wo yabashaga kuryamana nawe yagendaga akamurangira undi, akamurangira undi, akamurangira undi, bikarangira rwose ageze kuri abo bagore bageze aho ngaho. Gusa icyumvikana cyo ni uko Baritazari nta muntu yafataga ku ngufu, ahubwo uwabishaka uwo yatumagaho akabimusaba akabimwemerera babikoranaga. Icyakora uwabyangaga ntago babikoranaga. Byumvikane rero yakoreshaga ubucakura ubwo aribwo bwose kugira ngo yigarurire imitima y'aba bagore, kandi bano bagore nabo rwose bakamwishyira. Ubwo rero abantu benshi bari kugenda bagaragaza yuko uwo mugabo yakoze iby'ubupfu, ndetse akora n'ibijyanye no kwisuzuguza cyane, ndetse no gusuzuguza igihugu ndetse n'ubutegetsi bw'icyo gihugu, kuko urumva ni umwishywa wa perezida.
kugeza ubwo aryamana na mushiki wa perezida. Ni ibintu bikomeye kuko byose byagiye bigaragara ku mashusho. Rero nshuti mwari muduteze amatwi, mushobora kumva ibi bya Baritazari mukagira ngo wenda niwe wenyine, ariko buriya byumvikane ko hariho n'abandi bameze nkawe, ariko hirya no hino ku isi kuko iyi nkuru yasakaye, bagiye bagaragaza yuko nubwo banenga Baritazari ko yakoze iby'ubupfu ari umuyobozi wakabaye arwanya ibyo bintu, ariko barongera bakagaya n'abo bagore bagiye basuzuguza imiryango yabo, dore ko benshi bagendaga bamwishyira, kandi bigaragara neza ko bano bagore ntabwo bari abakene wenda ngo uvuge ngo bashakaga amaramuko, kuko benshi bari abagore b'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Murumva rero ko Baritazari nawe yubatse inkuru mbi muri uyu mwaka wa 2024. Mwebwe mwari muduteze amatwi, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi niba hariho umuntu wari warateye ikirenge mu cya Baritazari nawe yisubireho. Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze.